Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje gusora ikizami kiba cyakozwe uyu munsi kugira turusheho kubona imyitozo ihagije nitugerwaho tuzatsinde ku manota yo hejuru kandi bitatugoye. Ikintu busabwa kugira dukosora ikizami nk'iki: fata agapapuro, gafata ikaramu, kagenda wandika igiso cya nyacyo ku bisubizo bine baba bagwaye kuri buri kibazo, asige kaza kureba amanota uragira kuri 20. Ibindi byo nukubutsa gukanda subscribe niyo mute mwayikanda kugira ikizame dushyizeho, kugira isomo dushyizeho mujye muhita mubibonera kugiye. Ibindi byo nukubutsa ko aho waba uri hose mu gihugu, agace kose waba urimo, tugufasha kubona code mu gihe gitoya, ahasigaye tugakomeza gutera imbere kuko murabizi niyo ntego ya ino Driving College School TV. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata ikaramu. Rero ushobora no kuri gukosora ikizame nk'iki ukagira ikibazo ukabura umuntu baza bitewe nuko abantu muri kumwe nta muntu wagusobanurira. Ujye tunyandikira kuri 0789 935 16 mufashe musobanure biruseho, serivisi aba ari ubuntu. Iyo nimero wanayinyandikiraho cyangwa ukayimarmagaraho mu gihe ukeneye code, ako kanya nkahita nkufasha. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata ikaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo mu bimenyetso bimurika itara ry'umuhondo risobanura iki? Umuntu utari wareba ufite ikibazo kwa bino bimenyetso bimurika, namaze gukora video nyishyira kuri YouTube channel yacu, wajyaho ukareba video twashyizeho mbere cyangwa ukanyandikira kuri iyo nimero nabahaye nkaguha link kugira ngo nitujya tugera ku bibazo nk'ibi ujye ubigeraho wihuta. Ikibazo cya mbere rero kirabaza ngo mu bimenyetso bimurika itara ry'umuhondo risobanura iki? Ubwo bagiye kuduha ibisubizo bine kwa kino kibazo, duhitemo igisubizo cy'ukuri bitewe nuko twabyize mu masomo nari yabashyiriye kuri ino YouTube channel yacu. A. Itegure kugenda. B. Birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. C. Ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Itegure kugenda cyangwa ngo birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. Ibyo akaba ari ibisubizo by'ukuri A na B. D. Ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, baraza kuvuga ngo A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, C nayo ntabwo ariyo. Ese urabona hano igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Iyo ubonye itara ry'umuhondo, ano matara akunda gukoreshwa cyane cyane muri za feruje. Murahaza aho ko ibinyabiziga biba biri kuyoborwa n'amatara bitewe n'isangano ikinyabiziga kiri kuvamo cyangwa isangano kigiye kujyamo, aho bakoresha umuhondo, umutuku n'icyatsi. Ubwo rero uba ugomba kumenya ubusobanuro bwa buri tara. Ubwo iyo ubonye itara ry'umuhondo umenya ko risobanuye iki. Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni D? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri ni B. Birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. Ikintu wamenya kwa rino tara ry'umuhondo riba ari kukubwira nyine ngo birabujijwe gutambuka umurongo, ariko nk'iyo ryatse wamaze kwinjira mu sangano, ikintu busabwa ni ukwihuta, ukanihuta uri kuvamo uri kureba ko utateza icyago cyangwa ibyago bandi bari gukoresha umuhanda, kuko wenda yatse umuhondo wamaze kuva aho wari uri, wamaze kwinjiramo ushobora kubuza ibindi binyabiziga gutambuka. Niyo mpamvu riba rihari kugira ngo nuba wari wamaze kwinjiramo ugerageze kuvamo ariko ufite n'ubwitonzi kugira udateza ibyago abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Ikibazo cya kabiri cyaza ngo mu bimenyetso bimurika itara ry'icyatsi risobanura iki? Mu bimenyetso bimurika itara ry'icyatsi risobanura iki? Ese mubona risobanura iki? Itara ry'icyatsi ngiri ese risobanura iki? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. A. Kwitegura kugenda. B. Uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso. C. Hagarara niba inzira isohoka mu sangano ry'imihanda ifunze. D. Ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese itara ry'icyatsi risobanura iki?
tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisozo cy'ukuri ucyandike ku papuro uze kureba amanota uragira. Ese igisozo cy'ukuri ni A, kwitegura kugenda? Ese igisozo cy'ukuri ni B, uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso? Ese igisubizo cy'ukuri ni C, hagarara niba inzira isohoka mu isangano ry'imihanda ifunze? Cyangwa se igisozo cy'ukuri ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni B, uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso. Iyo hasi icyatsi uba wemerewe kurenga icyo kimenyetso ukagenda mu yandi masangano y'imihanda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo buri modoka yagenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarengwa ukaba munsi ya batandatu, umuyobozi abariwemo igomba kugira imikandara yo kurinda ibyago ugenewe aba bakurikira: A, umuyobozi; B, umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere; C, ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma; D, ibisubizo byose ni ukuri. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Murabizi no mikandara aba ari ingenzi kugira irinde abari mu kinyabiziga, wenda mu gihe bashobora guhura n'icyago gitunguranye cy'impanuka. Murabizi iriya mikandara iba ifite akamaro gakomeye. None bari kukubaza ngo ese iyo imodoka yemerewe gutwara abantu bari munsi ya batandatu, umuyobozi nawe arimo, igomba kugira imikandara yo kurinda ibyago igenewe abaye bakurikira mu icyo kinyabiziga. Ese igisozo cy'ukuri ni A, umuyobozi w'ikinyabiziga gusa? Ese igisozo cy'ukuri ni B, umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere? Ese igisozo cy'ukuri ni C, ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma? Cyangwa se igisozo cy'ukuri ni D, ibisubizo byose ni ukuri? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iyo bavuze ngo igisubizo byose ni ukuri bashatse kuvuga ngo A niyo, B niyo na C niyo. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisozo cya nyacyo ni D, ibisubizo byose nibyo. Igomba kugira imikandara yo kurinda umuyobozi, kurinda abicaye imbere no kurinda n'abicaye inyuma. Ikibazo cya kane kirabaza ngo usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma ntamenwa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara ntigishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Urwo ruhushya rutangwa n'aba bakurikira: haba ari ibinyabiziga by'ingabo cyangwa n'ibindi binyabiziga bigendeshwa na moteri kiriho ibyuma ntamenwa. Ibyuma ntamenwa bya za modoka za antibare, niko njya numva mu rurimi rw'amahanga bavuga ngo na antibare, ariko aba ari imodoka zishobora ngo gukoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara, za zindi zikomeye, za zindi bashobora no kurasaho isasu ntiryinjire. Ntabwo biba bigomba kugenda mu nzira nyabagendwa bidafite urwo ruhushya. None urwo ruhushya rutangwa nande mwa bano bakurikira: A, polisi y'igihugu; B, minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu; C, minisitiri w'ingabo; D, ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Ese urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisozo cy'ukuri ni A? Ese igisozo cy'ukuri ni B? Ese igisozo cy'ukuri ni C cyangwa se ni D? Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cya nyacyo nta kindi ni B, minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu niwe uba wemerewe gutanga uruhushya rwihariye nk'iyo ibinyabiziga bikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara bigiye kugenda mu nzira nyabagendwa. Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu niwe uba ugomba kubaha uruhushya. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iyo umukumbi ugizwe n'amatungo maremare arenze 4 cyangwa amatungo magufi arenze 6 mu nzira nyabagendwa, iyo hatakibona neza ku buryo umuyobozi abona muri metero 200, ugomba kugaragazwa ku buryo bukurikira: ukaba utwaye nk'amatungo, ukaba yatwaye wenda nko mu muhanda, ariko bitewe n'ikirere ukuntu kimeze cyangwa se bitewe n'uko butangiye kwira, umuyobozi w'ikinyabiziga akaba atareba muri metero 200 imbere ye,
uba ugomba kugaragazwa ku buhe buryo bukurikira. Ubwo ugiye guhitamo uburyo bwa nyabwo mwa buno buryo bagiye kuduha bukurikira bune. Hasigaye igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A. Itara ry'urumuri rwera cyangwa risa n'icunga rihishije imbere y'umukumbi. B. Itara ry'urumuri rutukura cyangwa rw'umuhondo ritwawe inyuma y'umukumbi. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Igomba kugaragazwa ku buhe buryo? Ese igiso cy'ukuri ni A? Ese igiso cy'ukuri ni B? Ese igiso cy'ukuri ni C? Cyangwa se igiso cy'ukuri ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese igiso cya nyacyo ni A? Ese igiso cya nyacyo ni B? Ese igiso cya nyacyo ni C? Cyangwa se igiso cya nyacyo ni D? Hano rero igiso cya nyacyo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, na C ntabwo ariyo. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranye mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo atarengeje metero 50 z'uburebure, kandi hagati yayo hakaba byibura metero 50, ariko ibyo ntibikurikizwa. Murabizi neza, ndakeka ko mwayino minsi ishize mwakunze kubona ibinyabiziga biba bitonze wenda bigiye mu butumwa bw'akazi. Ndakeka ko mwabibonye abantu ejo bundi mu kwa karindwi mwabonye ukuntu biriya binyabiziga bigenda, biba bigiye mu butumwa bw'akazi. Mwabonye ukuntu biba bigabanyijemo udutsiko. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. A. Ibinyabiziga bya polisi biherekeranyije. B. Ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A iravuga ngo ibinyabiziga bya polisi biherekeranyije. B ikavuga ngo ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro. D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona hano igiso cy'ukuri ari ikihe? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibiba bigomba gutonda umurongo urenga metero 500. Iyo bibaye gutyo ukabanywamo udutsinda, ariko hagati yazo hakaba harimo metero 50 y'ayo matsinda, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo. Ese igiso cya nyacyo ni A? Ese igiso cya nyacyo ni B? Ese igiso cya nyacyo ni C? Cyangwa se igiso cya nyacyo ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Hano rero ndakeka ko wamaze kwandika igiso cya nyacyo ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze kugihitamo. Hano igiso cya nyacyo nta kindi ni B. Ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi, uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga metero 18, hatabariwemo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho, hagomba ibi bikurikira. A. Umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. B. Abaherekeza babiri. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ese igiso cy'ukuri ni A, umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri? Ese igiso cy'ukuri ni B, abaherekeza babiri? Ese igiso cy'ukuri ni C? A na B ni ibisubizo by'ukuri. A na B bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Cyangwa se igiso cy'ukuri ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, na C ikaba atariyo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo. Ese hano igiso cya nyacyo ni A? Ese hano igiso cya nyacyo ni B? Ese igiso cya nyacyo ni C? Cyangwa se ni D? Hano rero igiso cya nyacyo ni A, umuherekeza w'ikinyabiziga
cya kabiri. Ikibazo cya munani kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. A. Ibinyabiziga bigendwamo n'abana. B. Ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ese ni ibihe binyabiziga bidategetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo biri kwambukiranya umuhanda? Ese igisubizo cy'ukuri ni A, ibigendwamo n'abana? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? A na B ni ibisubizo by'ukuri, A akaba ariyo na B akaba ariyo, cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A yavugaga ngo ibinyabiziga bigendwamo n'abana, B ikavuga ngo ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. Kirangwa n'ayahe mabara? A. Ubururu, umweru n'umukara. B. Umukara, umweru n'umuhondo. C. Icyatsi kibisi, umuhondo n'ikirango cy'umukara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano weho urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni D? Icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingano cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara asa ate? Murabizi neza ko hari inyamaswa zagenewe kugendwaho nk'indogobe n'ibindi. None icyo cyapa kiba gifite ayahe mabara? Ese igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Ndakeka ko wamaze kugihitamo. Hano igisubizo cy'ukuri ni A. Ubururu, umweru n'umukara. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda urombereje w'ibice byinshi atangirira gukurikizwa kirangwa n'ibirango. Ibirango ni kimwe n'ibimenyetso by'amabara akurikira: A. Umweru n'umukara. B. Umweru n'umutuku. C. Umweru n'umuhondo. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona igisubizo cy'ukuri hano ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ese igisubizo cy'ukuri ni A. Umweru n'umukara. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B. Umweru n'umutuku. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C. Umweru n'umuhondo. Cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo bishatse kuvuga ngo A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo na C ntabwo ariyo. Ikibazo cya 12 kirabaza ngo igihe ikorwa ry'imirimo ribangamiye cyane cyangwa buke uburyo bwo kugenda mu nzira nyabagendwa, ahakorerwa imirimo hagaragazwa ku buryo bukurikira: A. Icyapa cyera cya mpande enye zingana zifite uruhande rwa metero 0.30. B. Uruzitiro ruri ku mpera y'uburyo. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ese igisubizo cy'ukuri ni A. Icyapa cyera cya mpande enye zingana zifite uruhande rwa metero 0.30. Ese igisubizo cy'ukuri ni B. Uruzitiro ruri ku mpera y'iburyo. Ese igisubizo cy'ukuri ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, A ikaba ariyo na B ikaba ariyo. Cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, A ikaba atariyo, B ikaba atariyo na C ikaba atariyo. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko umaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisubizo cya nyacyo nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo.
Ikibazo cya 13 kikabaza ngo muri iri sangano ry'umuhanda hari icyapa gisobanura guhagarara n'umurongo wera urombereje mu nzira. Nihe mpamvu hari iki cyapa cyo guhagarara hano? Tegereze neza, iriya modoka imbere yayo hari umurongo na hakaba n'icyapa kihashinze cyanditsemo ngo stop. Stop ni mu ndimi z'amahanga, ariko stop mu kinyarwanda bisobanuye guhagarara. Ese ni ukubera iki hari icyapa n'uriya murongo? Reka turebe mu bisubizo bine baduhaye, turebe ko hari igisobanuro cya nyacyo kirimo. Impamvu gihari hakaba n'uriya murongo, biragoye kubona neza mu muhanda munini. Impamvu hari kiriya cyapa n'uriya murongo, umuvuduko mu muhanda munini wavanyweho. Impamvu hari uriya murongo hakaba na kiriya cyapa ni mu isangano ry'umuhanda rikoreshwa cyane. Impamvu hari uriya murongo na kiriya cyapa hari imirongo iburira ibyago bitunguranye. Hano rero urabona igisobanuro cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko umuntu ufite ikibazo, nafashe amashusho yose yo mu gazeti, fata amashusho yose babaza, nyakorera video nyishyiraho. Ubu ngubu amashusho yose nayashyize kuri YouTube channel yacu. Niba ari ubwa mbere tubanye, ndagusaba kongera gusubiraho kukareba video zacu za mbere. Umuntu wakosoye ayo mashusho nari narayavanguye yose nayashyize hamwe, nka kino kibazo ahise amenya igisobanuro cya nyacyo. Niyo mpamvu aba ari ngombwa gusubira kuri channel yacu ukajya ureba ibyo twashyizeho mbere kugira bikomeze kugufasha. Murabizi ko intego ya channel yacu ni ukugira ngo mujye mutsindira ku manota hejuru kandi bitabagoye. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisobanuro cya nyacyo. Ikindi ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese igisobanuro cya nyacyo ni A? Ese igisobanuro cya nyacyo ni B? Ese igisobanuro cya nyacyo ni C? Cyangwa se igisobanuro cya nyacyo ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisobanuro cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisobanuro cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano rero igisobanuro cya nyacyo nta kindi ni biragoye kubona neza mu muhanda munini. Urabona ko kino kinyabiziga iri sangano kigiye kwinjiramo ntago kiri kureba iburyo, ntago kiri kureba ibumoso. Ashobora kwinjiramo atitonze, niyo mpamvu aba agomba kugira hariya agahagarara by'akanya gato akabona kurenga uriya murongo, ariko yamaze guhagarara gake akinjira mu sangano, yamaze kureba ko nta cyago gitunguranye gishobora kumutera cyangwa kigatuma kimuteza ibyago anabiteza abandi bayobozi b'umuhanda. Ndakeka ko wari wamaze kugitamo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku papuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ni iki gikenewe muri ibi bikurikira kugira ngo ubashe gutwara imodoka mu muhanda? Murabizi gutwara imodoka mu muhanda ntabwo ari ugupfa kwihuramo, niyo mpamvu hano tuba turi kwiga. None hakenewe iki kugira ngo utware imodoka mu muhanda biteganywa n'itegeko? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ese ni ibiki usabwa? Uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga rufite agaciro. B, ubwishingizi bw'ikinyabiziga bufite agaciro. C, icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. D, ibisubizo byose ni byo. Yavuze ngo ibisubizo byose ni byo, A aba ari igisobanuro cya nyacyo, B aba ari igisobanuro cya nyacyo, na C aba ari igisobanuro cya nyacyo. Ese hano urabona igisobanuro cya nyacyo ari ikihe? Ese igisobanuro cya nyacyo ni A? Ese igisobanuro cya nyacyo ni B? Ese igisobanuro cya nyacyo ni C? Cyangwa se igisobanuro cya nyacyo ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisobanuro cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisobanuro cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano ese igisobanuro cya nyacyo ni A? Ese igisobanuro cya nyacyo ni B? Ese igisobanuro cya nyacyo ni C? Cyangwa se igisobanuro cya nyacyo ni D? Hano igisobanuro cya nyacyo nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. A niyo uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga rufite agaciro, ubwishingizi bw'ikinyabiziga bufite agaciro, n'icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. Byose ubisabwa kugira ngo ube wemerewe kuba wajya mu muhanda utwara ikinyabiziga bikurikije amategeko yashyizweho
Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? Ese urabona igiso cy'ukuri ari ikihe hano? A, nyuma y'umwaka umwe. B, nyuma y'imyaka 2. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri nyuma y'umwaka umwe cyangwa nyuma y'imyaka 2. D, nta giso cy'ukuri kirimo, nyuma y'umwaka umwe akaba atari byo, nyuma y'imyaka 2 akaba atari byo, na C ikaba atari yo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza, subizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko amaze guhitamo igiso cya nyacyo. Ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cya nyacyo nta kindi ni B. Nyuma y'imyaka 2 nibwo ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere kugira ngo gikomeze gikore mu muhanda nta guteza ibyago abandi bari kuwukoresha cyangwa nawe ngo abyiteze. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga? A, mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda ukababurira wenda hari ikintu kibaye kidasanzwe. B, mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago wenda se cyacitse nka feri. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Hano rero igiso cya nyacyo ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A niyo mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, na B niyo mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. Ikibazo gikurikiyeho cya 17 kirabaza ngo ugeze ahabereye impanuka yo mu muhanda bwa mbere ugasanga abakomeretse bikomeye, wakiriza icyarimwe amatara y'ibyerekezo byombi, niki kindi ushobora gukora? Ikibazo nkeka ko ucyumvishe neza. Ugeze ahabereye impanuka yo mu muhanda bwa mbere ugasanga abakomeretse bikomeye, wakiriza icyarimwe amatara y'ibyerekezo byombi, niki kindi ushobora gukora? A, kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe. B, guhagarika ibinyabiziga bindi no kubisaba ubufasha. Ukagira urahagarika ibindi binyabiziga ukabisaba ubufasha ngo bigufashe bigutabare. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Kumenya ko imbangukiragutabara yahamagawe no guhagarika ibindi binyabiziga bikaguha ubufasha. D, nta giso cy'ukuri kirimo. A ikaba atari yo, B ikaba atari yo, na C ikaba atari yo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe mu by'ukuri? Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo igiso cya nyacyo. Hano igiso cya nyacyo ni A, kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga cyikoreye ibintu bishobora gufata inkongi, ni ikihe cyapa cyerekana ko ibyo yatwaye biturika byafata inkongi? Tegereze neza nka bino byapa hasigaye utubwire. A, yanditsemo long vehicle bisobanura ngo ikinyabiziga kirekire, kiriya cyapa cya mbere. B, muri konamo icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ariko mwa kino kimenyetso cy'umutuku kiri iruhande hakaba harimo ikimenyetso cy'umuriro. C, akaba ari iki cyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko w'ubutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. D nayo murabona icyapa cyayo. Ese mw'ibi byapa ni ikihe cyapa umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora gukoresha yerekana ko ibyo yikoreye bishobora gufatwa n'inkongi? Ese igiso cy'ukuri ni A, long vehicle. Ese igiso cy'ukuri ni B, kiriya kirimo ikimenyetso cy'umuriro. Ese igiso cy'ukuri ni C, iki cyapa, cyangwa igiso cy'ukuri ni D? Hano rero tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro, uze kureba amanota uragira kuri 20. Mbibutsa ko amakode ari kubonekaho waba uri hose mu gihugu. Duhamagare cyangwa twandikiye ku 078 935 16 26 tugufashe biruseho kubona kode mu kanya gatoya aho waba uri hose. Birizewe kandi bikorwa vuba. Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cya nyacyo ni B.
Tegereza neza icyapa cya B. Iki nicyo kigomba kuba kiri ku binyabiziga bitwara ibintu bishobora gufata inkongi cyangwa bishobora guturika. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira A. Umuyobozi, B. Umuherekeza, C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano ikinyabiziga kigenda mu muhanda kiba kigomba kugira iki? Iyo bavuze umuyobozi ntabwo bari kuvuga meya, ntabwo bari kuvuga gitifu, ntabwo bari kuvuga minisitiri, baba bari kuvuga umushoferi cyangwa undi muntu wese utwara ikinyabiziga niwe bita umuyobozi. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni D? Hano rero igisubizo cy'ukuri ndakeka ko bamaze kugihitamo. Ese igisubizo cya nyacyo ni A? Ese igisubizo cya nyacyo ni B? Ese igisubizo cya nyacyo ni C cyangwa se ni D? Hano rero igisubizo cya nyacyo nta kindi ni A, umuyobozi. Ikinyabiziga cyose kigenda kiba kigomba kugira umuyobozi ugitwaye, umuntu uri kukiyobora. Hari abantu benshi bambajije ngo none se ngo ntayaba se ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri ngo n'umuherekeza. Ariko umuherekeza byo none se hari ibinyabiziga mubona bitwawe n'umuntu umwe ariko bigendamo ari umwe? Ubwo rero haba harimo umuyobozi, kiba kigomba kugira umuyobozi. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma kirabaza ngo ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa. Yagenewe iki? Ubwo ugiye kureba mwa bino baduhaye bine urebe ko harimo igisubizo cya nyacyo. A. Abanyamaguru, B. Ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri, C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze abanyamaguru aba abantu tugendesha n'amaguru, B. Ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri, ubwo za moto, za velomoteri n'amagare. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, abanyamaguru cyangwa ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo, A akaba ariyo, A akaba atariyo, B ikaba atariyo na C ikaba atariyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro. Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Igisubizo cya nyacyo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko yo twabanye waryohewe na kino kizamini bakoze uyu munsi, kandi ndakeka ko bigiye kugufasha. Murabizi kugira utsinde nukuba warabonye imyitozo ihagije. Nanjye ngerageza gukora ibyo nshoboye byose. Hari isomo ukeneye ko nkwigisha, hari ikintu ushaka ko nkwigisha utazi, wabyandika muri comment. Iyo mbonye benshi babisabye mpita mbikora. Ikindi uramutse wagize ikibazo cyangwa ukenewe muri ubusobanuro buhambaye, watwandikira kuri 0789931626 tugagufasha. Imana ikomeze ibane namwe, Imana ikomeze ibane namwe mu byiteguro yanyu, kandi nizeye ko intsinzi turi gushaka tuzayibona. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.